n'abafungiwe Karemi ayo mazina ni mbasubiri nawe n'ahandi ntawutekereza hano tayari bakumateri nimba n'abufisa kujambo k'Imana Kofi aho wabugeze Yesu n'abicuma uzengera n'amushyitsi wabo uwo uzikora ukazigira ariko ntabwo ubuhanga kwisi n'abateye imvugo n'ibindi hafi yaho twese bakirije muri ejo uko ukomeje kubaho bakaba akishyira uwaza agatura akabagwa kabari abagabo bazavuga ko ariko umuturije bavuga tubara American government tubara oya aha ngaha niwe tuzadushira aha niho habitandukaniro y'abamenye Imana n'abatazi Imana aha ni ibyiringiro by'abera bishimye bana tuvuye ivuga tugira za hano n'isi ngo tubonye ishano tubonye ibyago isi icuza umwijima oya mu ijuru mpundi ko ziravuga batuje ibirori tuza tugaragaza kuva mu mvugo z'isi dukurikira imvugo zawe z'uko muvuga kugira ngo tubone ijuru niba bamenye banaducika intege tugakira ubuntu ari isi bakavuga ngo bariya nabo aho baza batubesha ntahaha bitandukanye n'ihina ubuzima ni kimwe intwari zasinziriye zitegerezwa gukanguka kandi ayo mpamvu iyo ni heza kuruta nk'aho umugambi w'Imana nta mpamvu tuba tuganiriza mu dushi icyo dusigaranye gusa n'irungu ariko tubapfuye reka ubuzima ni cyo tumura niba batazamuke muri ubu makofi bamugoreza umubiri ariko isimba cyaje tuzamuke usigara asigare mu mwuka tutera mu gihe ubu uve uruha reka kabuka uzaba turuha